ariko shaho runo rwagwa nanyweye kwa Gakwere rwari ruryoshye we yewe iyo siporo Bega icyapa cyari kiryoshye nyagasani Imana imfashe bega icyagwa nanyweye kwa Karisa kiraryoshye shaho we bega icyagwa ni kimani icyagwa kiryoshye kwa uvuye mbega ni wowe ndi kumvubura nk'abapapa none rwose gusa mwana uyu munsi noneho wakoreye ubugaje bwose ukuntu kiryoshye abanye nabi muhungu wanjye ubusushari karyoshye ndonera tutayimara ndabaza nanjye urangurira baba wewe rwumuraga abapapa ndakugurira ariko jewe ndakugura ariko angurira sikizo baza LP ako mwana bronze ni biki kweli niko zisambura gahe bete wowe ni sote uturuka akase noneho mumbwire u Rwanda rwacu muragana he u Rwanda rwacu muragana he niba urubyiruko abantu b'abasore nkamwe mwirwa murano ntabwo twarayeyo tubyukiye twitonde murabizi neza ko urubyiruko arizo mbaraga z'igihugu sibyo mwe murarara mu kabari murarara mu mwavuga amasenga ubu nkawe mu vision yawe ni iyi u Rwanda rurikije gutezemo ndabyumva reka tuganire sibyo reka tuganire ngenda nabagurira ucike mu nyungu urumva mwakira amafaranga ariko sibyo